Hey foodies, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Muri video y'uyu munsi reka twigane guteka turmeric garlic rice cyangwa se umuceri w'umuhondo urimo tungurusumu. Hano nashyizemo n'imboga kugira ngo wuzuze intungamubiri. Uraryoshye, urasa neza. Niba utarama subscribe ubanza uyikore kugira ngo utazabicikwa na video nk'izi zirenze zo guteka. Reka dutangire. Natangiye nkatanye n'ibyo ndakoresha ni igitunguru nahereyeho, hanyuma ukagikata nyine imitwe ibintu tutari bukenere. Ukagikatamo size byose nyine bigiye gukata, ngiye kubikatamo size ijya kungana. Size nanone ijya kuba ntoya kuko turabiteka mu muceri rwose. Ubwo gereranya ibyo uri buteke nyine nkuko nirwa mbibabwira. Ibyo uri buteke ubikatamo size zijya kungana nanone zijyanye nyine kugira ngo bishye bisa neza. Hanyuma turakata igitunguru nka gutyo, nagikasemo nacyo duce dutoya, maze kugikata urakata na pavuro. Hano nakoresheje igitunguru kimwe n'igice, pavuro nkoresha pavuro ebyiri kuko twari duto gusa. Ufite pavuro nini wakoresha imwe. Ikindi ufite ira bell pepper nyine y'umutuku cyangwa se ira pavuro mwiti y'umutuku, nayo wayishyiramo buri ituma bisa neza. Nanone isimbura paprika. Hano nanze gushyiramo paprika kuko izana ibara ry'umutuku kandi twashakaga ko umuceri wacu ushya wabaye umuhondo. Hanyuma ibintu wakase byose nyine ndi kugenda mbikata mbishyira ku ruhande. Ibi bituma nyine ugira isuku ahantu uri gukorera ndetse n'isuku y'ibyo uri gukata nyine. Kwa kuba uri kubikata ukabishyira mu kintu gisa neza gutyo. Hanyuma turakata na karoti nka gutyo. Na karoti nazo nagiye nzisatura nyine kugira mbonemo uduce dutoya tujya kungana nka bya bindi nakase mbere. Nazo urazikata urabona ko size zirangana. Size zijya ntabwo biba bingana perfectly ariko nyine birangana tu. Urabona ko nyine igitunguru, pavuro, izi karoti byose bijya kungana. Namaze gukata na karoti nzishyira ku ruhande. Ubwo nyine ugishaka utuntu bishyiramo. Udafite utu tuboro nyine tw'isosi wabishyira hari utundi tuntu bagura twa plastike nyine wagenda ukatiramo imboga nyine uri kuzikata nka gutyo, kandi tugura makeya nyine nka bitatu wabona akaduzeni kabyo. Hanyuma na tungurusumu ndazikanda kwa kundi nkazikatamo uduce dutoya gusa. Hano tungurusumu ushatse wazirapa cyangwa se nyine ukazisekura mu gasekuru gasanzwe, uko wabigenza kose nyine. Hano ngiye nkoresha ubu buryo nibwo bunyorohera. Nkata na poiro hano ushatse wakoresha amababi gusa, uzifite wazihinze nyine wasarura amababi akaba ari ukoresha yonyine. Hanyuma nkata n'imiteja. Hano imiteja nyine ubanza kuyikuraho imitwe, wamara kuyikuraho imitwe ukayoza kuko ibi byose mba nabanje kubyoza nyine. Waheze ukayikatamo uduce natwo tujya kuba duto cyane. Impamvu nta tugize duto cyane hano ni ukugira ngo nyine umuntu urya ayumvemo nyine. N'uryo yumvemo. Niyo mpamvu mba nanze kutugira duto cyane nka kuri nageze ibitunguru n'ibindi byose, ariko urabona ko tujya kuba dutoya. Byose nabikase neza nka gutyo, ndangije bishyira ku ruhande. Mfata ipanu noneho yanjye kiraho utuvuta dukeya. Ubwo hano wakoresha isafuriya uri butekemo nta kibazo. Ngiye hano nuko mba nshaka ko bigaragara neza nyine ngakoresha ipanu. Wahaniza ukagenda ubikaranga gutyo nyine. Nagiye bikaranga. Utazi gukaranga gutya nyine nk'abashefu, mpojya numva bavuga ngo ni abashefu ariko utari n'umushefu wakaranga gutya. Udashoboye gukaranga gutya nyine mbikora nka gutya. Udakoresha akamamiyo wakoresha akamamiyo gasanzwe nyine ukagenda uvanga bisanzwe rwose. Gusa nibi wabimenyera ugenda ubikora gake nyine kugeza ubimenyereye. Nashyizemo umunyu. Hano umunyu ushyiriramo rimwe, no kuvuga ngo umunyu uri buhishe umuceri wose nawushyiriyemo hano. Kiramo mukeya kuko ndi bushyiremo n'amagi, kandi magi bikoranye umunyu. Hano mba nashyizemo umunyu mukeya. Hanyuma ukabikaranga kwa kundi. Hano izi mboga ndazikaranga nk'iminota nk'itanu gutyo, 5 cyangwa 7. Ngabona gushyiramo igitunguru na pavuro. Hano igitunguru na pavuro bishyiramo za mboga zitangiye gushya ariko zitahiye. Nyuma y'iminota 5 bego zikaranga. Hanyuma nkarangamo nyine na cya gitunguru na pavuro, urongera ubikarange indi minota 5. Nyuma y'iminota 5 nyine urumva biba bihiye kuko imboga nyine ku kariro gakeya nk'iminota 10 ziba zenda gushya. Kiramo tungurusumu. Hano impamvu ntazibanzamo no kugira ngo zidatuma imboga zishirira nyine, kuko iyo ushyizemo tungurusumu cyane mbere iragenda igashirira hasi. Niyo mpamvu zishyiramo gutya nyuma. Hanyuma ngarangamo n'ibyo byose nashyizemo. Maze kubikarangamo ku ruhande, ubwo urafata igikombe kimwe cy'umuceri nicyo turakoresha cyangwa se inusu. Hanyuma nshyiramo amazi. Hano mba nogesheje uyu muceri aba yabize nyine, mba nayabishije ku ruhande. Turagaruka kuri bya bindi turi guteka ukongera ukabivanga. Ushatse wakoresha akamamiyo gasanzwe. Wa muceri tuwukura mu mazi, turaza tuwushyira muri za mboga nka gutya.
uwushyiramo hano imboga ziba zahiye, ariko ntukarenze iminota 12 byibura uri kuziteka kuko ntabwo tuba dushaka ko zishya cyane. Hanyuma nzikarangamo, urabona ko hano nakoresha akamamiyo gasanzwe, nzikaranga muri wa muceri neza byivangamo. Ubwo hano umuceri uri bufata amavuta, unafate na gu ya za mboga twashyizemo, warangiza ugashyiramo ibirungo by'amafuta urakoresha. Ni tumerike hano nashyizemo, urashyiramo gakeya nyine nka 1/2 cy'ikiyiko nyine. Nuko hano nabonye kamwe gasigaye gafashe ku kiyiko ngashyiraho akandi, ariko ushyiramo gake nk'akayiko gatoya katuzuye neza, cyangwa se 1/2 cy'ikiyiko kinini. Kiramo na magi nka gutyo imwe, kiramo na black pepper utayifite nyine wayihorera nta ribi. Gusa nyine iryoshye ibiryo, urumva ntago ibimeze nk'urusenda rusanzwe kandi kazanamo akantu kaga spice ukuntu. Hanyuma ndabikaranga nka gutyo, mbivangamo bya birungo neza, kuko twashyizemo tumerike, uyivangamo kugeza umuceri uhinduye ibara nka gutyo. Urabona ko hano wabaye umuhondo. Noneho mwipanu ntago umuceri wahiramo, ahubwo nabijije amazi ku ruhande. Wowe wabikoreye mu isafuriya wabiza amazi ku ruhande, amazi wabijije ibikombe 3 nibyo bijya mu nusu y'umuceri nyine, ukawushyiramo nyuma. Hano rero nafashe wa muceri mushyira mu isafuriya nabijijemo amazi ibikombe 3, nturenze ibikombe 3, nuko ngo ari ikiro wakoresha ibikombe 6. Amazi twabanje kubiza, ugashyiramo na cinnamon, ugashyiramo na za poiro hejuru. Cinnamon nanone utayifite wayihorera. Warangiza urapfundikira iminota 30 cyangwa se 20. Ubwo nyuma y'iminota 20 urareba niba wakamye neza nyine nka gutya. Urabona ko wakamye, uraryoshye, urahiye, urasa neza. Reba wanahiye neza ubarika nyine, kandi twakoresheje umutanzaniya usanzwe. Nyine nta rwitwazo uba ufite rwo guteka umuceri ugashya nabi rwose. Umuceri wageze amazi neza, ibipimo byose bimeze neza, uza wahiye neza. Hano nabyaruye nyine, urabona ko bisa neza pe. Wawurya wonyine gutya nta kibazo, cyangwa se ukawuryana n'ibindi bintu. Ubwo washyiraho isosi isanzwe, inyama, imboga zisanzwe, inkoko se, cyangwa ibindi bintu byose wawurisha nyine. Impa subscribe niba utarayikora, tuzaye twigana guteka. Umpe na like, usige na comment nyine ya feedback y'iyi video, cyangwa se indi recipe nagukorera. Dukomeze twigane guteka, mugire ibihe byiza.